Yesu Kristo, zisumba inyanja zisumba ibiyaga, hahirwa zinjira uko ziri, bazabana nawe iteka, hahirwa ziringira uko ziri, bazabana n'Uwiteka. Impuhwe zawe Yesu Kristo, zisumba inyanja zisumba ibiyaga, hahirwa ziringira uko ziri, bazabana n'Uwiteka. Hahirwa ziringira uko ziri, bazabana n'Uwiteka. Bakristo bavandimwe, tuje nanone kuri uyu munsi twakwita nk'umunsi wa kane, tubifuriza icyumweru cyiza cy'igisibo, icyumweru cyiza cya Gaudete, bivuga icyumweru cy'ibyishimo. Muri aka kanya tuje nanone gusogongera mu mateka y'urumuri rwacu Père Maria Farikoni, ariko kandi tumurikiwe mbere na mbere n'ijambo ry'Imana. Turaza gukura muri Luka umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugera ku wa 11. Umunsi umwe abantu benshi baza munigana bashaka kumva ijambo ry'Imana, naho we akaba ahagaze ku nkombe z'ikiyaga cya Nazareti. Nuko abona amato abiri ari ku nkombe y'ikiyaga, abarobyi bari bayavuye mu boza inshundura zabo. Ajya mu bwato bwe bwari ubwa Simoni, amusaba kururutsa gato. Nuko aricara maze yigisha abantu ari mu bwato. Amaze kwigisha abwira Simoni aterekeza ubwato mu mazi magari, muruye inshundura zanyu murobe. Simoni arasubiza ati, mwigisha, twagurutse ijoro ryose ntitwagira icyo dufata, ariko ubwo ubivuze ngiye kuroba inshundura. Baraziroha maze bafata amafi menshi cyane, inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo babafashe. Baraza bunza amato yombi, igeza wenda kurohama. Simoni Petero abibonye, apfukama imbere ya Yesu, avuga ati, girayo Nyagasani, kuko ndi umunyabyaha. Kuko ubwoba bwari bwatashye, we n'abagenzi be abonye amafi yose bari bamaze kuroba. Barimo Yakobo na Yohani bene Zebedeyi, bagenzi ba Simoni. Nuko Yesu abwira Simoni ati, witinya, kuko uzajya kuroba. Nuko bagarura amato yabo ku nkombe,
basigaraho byose baramukurikira. Ayo ni amagambo y'ivanjiri ntagatifu. Nyagasani yahamagaye ababigishwa barimo Yohani na Yakobo bene Zebedeyi, hakabamo na Simoni, ndetse n'undi, arabahamagara kugira ngo basige byose bamukurikire. Nta gushidikanya rero, inshuti yacu, umubyeyi wacu Padiri Maria Farikoni nawe yaramuhamagaye, iramutuma, imudutumaho. Kandi impamvu tugaruka ku buzima bwe ni uko yabashije kumva neza ijwi ry'umuhamagara, kandi akaryumvira, agakora gushaka kwaryo cyangwa se gushaka kuba amuhamagaye. Kuri uyu munsi rero, reka dutangire tuvuga isengesho ryo gusabira abasaseredoti nk'uko bisanzwe cyangwa se dusanzwe tubigenza. Isengesho ryo gusabira abapadiri. Mana ishaka ko abantu bakwemera kugira ngo bakire, turakwinginga, ohereza abapadiri bigisha abantu bawe inkuru nziza, babatagatifuze, babayobore mu nzira y'ukwemera. Amahanga yose amenye ko ari wowe Mana nyakuri, bamenye n'uwo wohereje, umwana wawe Yezu Kristu. Nyagasani, turasabira abapadiri bose ngo bagukunde, bagukundisha abantu, maze nibarangiza kugutunganyiriza munsi, bazaze kubana n'intumwa zawe mu ijuru. Kandi natwe uduhe kudahemukira Roho Mutagatifu twahawe muri batisimu no mu gukomezwa, dushyire hamwe nabo mu kurangiza ubutumwa washinze Kiliziya yawe. Tubisabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Reka dukomeze dutega amatwi ibikorwa by'iterambere bya Padiri Maria Farikoni dusanga muri iki gice n'ubundi cya gatatu. Nyuma yo kuzirikana no gusuzuma ibibazo byose Abanyarwanda banyuzemo, Padiri Maria Farikoni yaje kubona ko paruwase ya Muhura ikeneye amaraso mashya, aho abana bazigishwa ubumenyi bwiza kandi bufite ireme, kwegerezwa ibyangombwa bizatuma bagera ku iterambere rirambye nk'amazi, imihanda n'amashanyarazi, kugira ngo ashyire mu bikorwa igitekerezo cy'umusizi w'umuromani kigira kiti roho nzima itura mu mubiri muzima. Abitewemo inkunga na bagenzi be bo ku mugabane w'Uburayi, Padiri Mario yashoboye kubaka amashuri abanza n'ayisumbuye, harimo ishuri ryaragijwe Mutagatifu Alexandre Sauli rya Muhura, ishuri ry'imyuga rya Muko ryitiriwe Mutagatifu Antoni Maria Zakariya. Uretse ibi kandi, Padiri Maria Farikoni yanaguye Kiliziya ya Paruwasi Muhura na za santari zose ziyigize. Padiri Maria Farikoni kandi yagize uruhare rukomeye mu kugeza amazi meza ku baturage no gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi muri Muhura no mu nkengero zayo, atibagiwe no gutanga ubufasha ubwo ari bwo bwose ku batishoboye. Ibikorwa byose Padiri Mario yagiye akorera Abanyarwanda byakomeje kumwitirirwa nk'uko igice kimwe cy'amateka yabo
gishingiye kuri Padiri Mario. Mu by'ukuri iyo urebye ibikorwa by'iterambere Padiri Maria Falconi yageze muri Muhura, buri muntu wese ashobora kwemeza ko Padiri Maria Falconi ari umwe mu bantu bafashije igihugu mu guteza imbere icyaro cya Muhura. Ikindi kintu cy'ingenzi Padiri Maria Falconi yabonaga cyashoboraga kugarurira ihumure abakristo ni uko umushumba wabo hagati yabo. Ibi nibyo Padiri Mario yashyize mu bikorwa igihe Jenoside yakorewe Abatutsi yari ikimara kuba. Abari bamaze kurokoka Jenoside bakimubona agarutse bahise bagarura icyizere. Nyuma yo kugaruka kwa Maria Falconi Muhura, abakristu be bumvise babaye nk'abavutse ubundi bushya. Mbese bisa neza nk'igihe Yezu yiyerekaga intumwa ze akimara kuzuka. Ni kubw'iyo mpamvu nk'umumisiyoneri kwegereza Kristu buri wese aribyo Padiri Maria Falconi yashyize imbere. Yumvaga ko buri ntumwa ya Kristu iba ihamagariwe kuba isoko y'urukundo, imbabazi, ubugwaneza n'amahoro. Kristu wazutse ni isoko y'amahoro n'ibyishimo mu mitima y'abigishwa baheranywe n'ubwoba. Ibi byose ariko bishoboka igihe buri mwigisha wese yemeye kwakira Yezu muri we. Urukundo rwa Kristu mu bantu ni isoko y'ubuzima. Ibi nibyo Padiri Mario yanditse mu kwezi k'Ugushyingo mu 1994 agira ati turi mu Rwanda kugira ngo tube abahamya ba Kristu binyuze muri Kiliziya iri rwagati mu bavandimwe. Kiliziya yashingiwe ku ntumwa ku munsi wa Pentekote. Kiliziya yamamaza ukwemera mu izuka y'ubuzima bushya kandi ihamya urukundo. Mu kubishimangira Padiri Maria Falconi yakomeje agira ati urukundo rurarema, rutanga ubuzima, kubera ko Kristu igihe yahaga intumwa ze amahoro yanazihaye ububasha bwo gukiza ibyaha. Kubw'ibyo amakuba yose, ikibi cyose, urupfu byatsinzwe mu rukundo rurema icyizere kandi ni urukundo rw'imbabazi. Kubabarira nibyo byonyine bishobora kubaka umuryango mushya. Bakristu bavandimwe, Padiri Maria Falconi yazirikanaga ko mu gihugu cyari kimaze kubamo Jenoside byasabaga imbaraga nyinshi kugira ngo abantu bashobore kwiyakira. Iyi niyo mpamvu yahoraga yibutsa abakristu be aya magambo: ubuzima bushya buracyashoboka cyane rwose igihe dukoreye hamwe, nubwo amahano akomeye yadushegesha imitima. Kugira ngo ibyo tubigereho hari icyo dusabwa gukora: kwemera tukayoborwa na Roho Mutagatifu utanga izindi mbaraga nshya kugira ngo twongere kuba abakristu beza kandi bahamye. Maria Falconi arakomeza kandi mu gice cya 4 atwereka inshingano ze mu muryango w'Ababarinabite, mu muryango w'abapadiri b'Ababarinabite. Izi nshingano arazerekana nk'umunyakigega. Nubwo Padiri Maria Falconi
yakunze kugira inshingano zikomeye imbere mu muryango w'abapadiri b'ababarinabite, ahanini akaba yaragiye ahabwa kuyobora amaparuwasi kubera icyizere gikomeye yagiye agirirwa na bagenzi be. Yanagize zimwe mu nshingano zo ku rwego rwo hejuru ahagararira. Muri izi nshingano yahawe harimo ebyiri zo ku rwego rwo hejuru. Iya mbere ni ukuba Padiri Mario Maria Falconi yarahawe gucunga ikigega cy'umuryango w'abapadiri b'ababarinabite muri Afurika. Izi nshingano nshya yazitangiye guhera muri Nyakanga 2011 kugeza muri Kamena 2012. Ni ukuvuga mu gihe kirenga umwaka. Batibagiwe izindi nshingano yahoranaga umunsi ku wundi, ndetse no ku myaka ye yarimo asatira izabukuru, hakiyongeraho no kuba yarayoboraga paruwasi nini kandi yo mu cyaro, ukongeraho no kuba yari afite imishinga minini yo komora ibikomere by'abakristo mu Rwanda, ahanini bitewe n'iby'igihugu cyari kimaze kunyuramo. Padiri Mario Maria Falconi yatorewe na bagenzi be nk'umucungamutungo w'ikigega cy'umuryango w'abapadiri b'ababarinabite muri Afurika. Nyamara nk'uko bisanzwe, Padiri Mario Maria Falconi ntiyigeze azuyaza kwemera no gutanga neza izi nshingano nshya ziyongera ku zo yari asanzwe akorana umurava n'urukundo. Igihe cyose yamaze muri izi nshingano, Padiri Mario Maria Falconi yateguye kandi ashyira mu bikorwa imishinga minini yari igamije guteza imbere umuryango w'abapadiri b'ababarinabite muri Afurika. Aha twavuga nko kuba yaragiye ashaka abaterankunga bo gufasha no gushyigikira ibikorwa by'ababarinabite, ahanini birimo gushakira abapadiri inyoroshyangendo kugira ngo ubutumwa bwabo bukorwe neza. Uretse abapadiri kandi, izi nyoroshyangendo yanazishakiye urubyiruko ruba rwitegura kuzavamo ababarinabite b'ejo hazaza, kugira ngo rubashe gukurikira amasomo neza nta munaniro mu rugendo. Nyuma y'ibi, mu nshingano ze nk'umunyakigega, Padiri Mario Maria Falconi yakoze n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo kubaka no kuvugurura inyubako z'ingo zitandukanye z'ababarinabite muri Afurika, n'ibindi byinshi umuntu atashobora kurondora. Padiri Mario Maria Falconi nk'umuyobozi, nyuma y'umwaka umwe ari umunyakigega ku rwego rwa Afurika, ni ukuvuga guhera mu kwezi kwa Nyakanga 2011 kugeza mu kwezi kwa Kanama 2012, Padiri Mario yatorewe kuba umuyobozi w'abapadiri b'ababarinabite mu rwego rwa Afurika. Guhera ubwo yahise yandika amateka yo kuba umuyobozi w'abapadiri b'ababarinabite wa Afurika. Kuva iri shami rya Afurika ryatangira, izi nshingano nshya Padiri Mario yazikoranye ubwitange bukomeye, umurava no gukorana na bagenzi be nk'uko asanzwe abigenza. Ibi yabikoraga atitaye ku buzima bwe butabaga bumeze neza, kandi akabifatanya no kuyobora paruwasi ya Muhura. Mu butumwa bwe nk'umuyobozi w'abapadiri b'ababarinabite muri Afurika, Padiri Mario Maria Falconi yasuye ingingo zose z'abapadiri b'ababarinabite muri Afurika,
kandi anayobora intama zose. Ubusanzwe inama zose zikorwa buri kwezi, aho ziba zigamije kwiga ku buzima bw'ababarinabite muri Afurika. Igihe cyose yamaze ayobora abapadiri b'ababarinabite ku mugabane wa Afurika, Padiri Mario yubatse ingo za bagenzi be nk'imwe mu ntego z'ibanze yari yarihaye akimara gutorwa. Ni mu gihe n'ubusanzwe umupadiri ukuriye bagenzi be aba agomba kubakangurira no kubatera akanyabugabo mu bijyanye no gukomera ku mahame agenga umuryango mu rwego rwo gukora neza ubutumwa bwabo. Ku ikubitiro ubwo yari akimara gutangira inshingano ze, mu ruzinduko rwe rwa mbere yakoreye mu ngo zitandukanye, Padiri Maria Falconi yageneye abakuriye ingo ubutumwa bugira buti: umuyobozi w'urugo ntago aba ahagarariye bagenzi be gusa, ahubwo aba agomba no kuba urugero rwiza kuri bagenzi be. Nkaba rero mpamagariye abayobozi b'ingo bose kuyobora bakurikije amategeko agenga umuryango. Ayo mategeko kandi ni nayo agomba kubayobora ubwabo. Nibyo bivuze gukorera ubukangurambaga bagenzi babo no gutunganya neza imigendekere myiza y'ubutumwa. Igitabo cy'amategeko agenga umuryango nomero 289. Kuri ibi kandi hiyongeraho guhuza no guharanira ubumwe bw'ababana mu rugo. Igitabo cy'amategeko agenga umuryango nomero 293. Igitangaje ariko ni uko na Padiri Mario ubwe yasabaga bagenzi be ko byaba byiza bamwise mugenzi wabo kuruta uko bamwita umuyobozi wabo. Padiri Maria Falconi yemeza ko umuyobozi agomba gufasha abandi kubana neza mu rugo rwabo nk'umuryango umwe. Aha abagize urugo bagomba kugira umutima umwe na roho imwe. Mu nama zitandukanye yagiye akorana n'abakuriye buri rugo, ubwo yabaga yabasuye, Padiri Maria Falconi yatangiranaga inama aya magambo yo muri Zaburi y'131 akurikira: mbega ukuntu ari byiza, bikaba agahebuzo kubana no kugira ubumwe nk'abavandimwe. Hanyuma agakurikizaho isengesho ryo gusabira abavandimwe, gukorera hamwe, abitabiriye inama bakarivuga bafatanya urunana. Iki cyifuzo cyo kugira ubumwe nicyo Padiri Maria Falconi yagize insanganyamatsiko nyamukuru y'inama nkuru yahamagaje mu mwaka wa 2015, aho yanditse agira ati: ubumwe n'amahoro ni indangagaciro duhamagariwe guharanira. Bitangaza benshi kandi bituma babaho umwuka utuje, hakarangwa amahoro, ubumwe, urukundo no kwitanaho hagati ya buri wese. Ibi byose bishobora kugerwaho igihe buri umwe muri twe abashije kwiyumvisha agaciro ko kuba mu muryango w'abapadiri b'ababarinabite. Hanyuma asaba buri wese kwisuzuma
maze abaza buri wese ikibazo gikurikira: turamutse dushyize mu bikorwa zaburi y'ijana na mirongo itatu na rimwe tukayigenderaho ngo mu ngo zacu, twakongera kwibaza niba mu by'ukuri turi mu ngo za kivandimwe, aho buri wese abana neza na mugenzi we, cyangwa niba ubuzima bwo kubana hamwe bushingiye mu kwishakira indonke buri umwe ku giti cye. Iyi mpuruza Padiri Maria Farikoni yari yarabanje kuyigaragaza mu butumwa yari yarageneye bagenzi be ku munsi mukuru wa Noheli yo mu mwaka w'igihumbi kimwe yo mu mwaka wa 2014, aho yateruye agira ati: duhamagariwe kubaka umuryango wacu hano muri Afurika wunze ubumwe buhamye, ufite ibitekerezo bihamye kandi ufite ubutumwa ugenderaho binyuze mu rukundo, ubuzima mu rugo bushingiye muri Kristu wabambwe ariko ugaragarira mu isakaramento ry'Ukaristiya, aho buri wese yakira undi kandi akamuha ubufasha mu buryo bugaragara. Igihe ibi byose bibuze, tukazakomeza kwibera abapadiri n'abihaye Imana ku izina gusa, ariko ntituzigera tuba abahamya ba Kristu. Tuzirikane ubutumwa bwa Papa Francisco mu gihe mukomeye mu kwiyegurira Imana nka kimwe mu kintu cy'ingenzi mwahisemo nta gahato. Tubisanga muri Luka umutwe wa 10 umurongo wa 42. Mu buzima bwanyu bwose nimuharanire kubaka ubuvandimwe ubutarambirwa, mushyira mu bikorwa mbere na mbere inyigisho y'ivanjiri y'urukundo hagati yanyu no kuri buri wese, cyane cyane abababaye. Nimuharanire ko ubuvandimwe butagira umupaka, kuko nicyo Yezu ahora yifuriza abatuye isi bose. Ubuzima bwa kivandimwe buhamye bushingira ku kwemera, kwizerana no kwizera Imana n'umuvandimwe. Izi ndangagaciro zombi zigira ishingiro mu musaraba wa Yesu no mu izuka rye. Abinyujije mu butumwa yageneye bagenzi be ku munsi mukuru wa Pasika yo mu mwaka wa 2014, Padiri Mario yageneye bagenzi be ubutumwa bukurikira: mbararikiye kwakirana ukwemera n'icyizere Kristu wazutse, aho ubuzima buzashibukira ku ivu twasizwe. Kuri twe nk'abakristu, natubere kuri buri umwe muri twe isoko y'ibyishimo, ahazaza h'isi h'ubuzima bwa buri wese ku giti cye, ndetse n'aho ingo zacu n'ibikorwa byacu biri mu biganza by'ubumbatiye urukundo, wiyoroshya, ubabarira, ariko nanone ufite ububasha, uwashoboye gutsinda icyaha n'urupfu. Mbararikiye kutagira ubwoba bw'igihe cy'ahashize, icyo turimo ndetse n'ikizaza. Nimugire icyizere muri Kristu wazutse, nimuvome ibyishimo ku isoko y'umukiro. Kuba turi kumwe n'Imana, twizeye kuzagira ejo h'umunezero. Uku kwizera kuzabana n'Imana mu bihe
imbere ngo mu ngo z'ababarinabite. Padiri Mario Maria Farikoni yari yaranabikanguriye bagenzi be mu butumwa yari yarabageneye mu mwaka wa 2012. Kuri Padiri Mario, iyo abantu bagize ubumwe aho bari hose, ukwemera kwabo nta gaciro kwaba kugifite. Iyo abantu batagize ubumwe aho bari hose, ukwemera kwabo nta gaciro kwaba kugifite. Ubuzima bw'abihaye Imana bari hamwe kandi bahamye ni inkomoko y'umugisha n'ibikorwa byiza, haba mu kwiha Imana ndetse no mu buzima busanzwe. Nibyo Padiri Mario yasabye bagenzi be mu magambo akurikira: mbere na mbere turasabwa kubana nk'abavandimwe. Byaba bimaze iki kuba abahanga mu gihe twaba tudashoboye kubana neza, tutizerana, tutabaho uko bikwiye nk'abihaye Imana? Tuzanubahiriza amahame abagenga rwose ntaho twaba tugana. Ntidushobora kugera ku ntego zacu nk'abihaye Imana b'ababarinabite igihe tutabasha kubana uko bikwiye, tutabasha kumvikana ngo duhuze ibitekerezo byatuma dusenyera umugozi umwe. Ni muri ubu buryo Padiri Mario Maria Farikoni rero, ni muri ubu buryo abavandimwe bashobora gushyira hamwe kandi bakanashobora kugera ku cyo biyemeje, bakabasha kubaka ejo heza. Ni ku buyobozi bwa Padiri Mario nk'ukuriye umuryango w'abapadiri b'ababarinabite muri Afurika. Uyu muryango wabashije ku nshuro ya mbere kwagura ibikorwa byawo. Ubusanzwe uyu muryango wakoreraga ibikorwa byawo mu gihugu cy'Ububiligi gusa, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwa Padiri Mario waje noneho gutangiza ubutumwa bwawo mu gihugu cya Tanzania. Muri iki gihugu cya Tanzania, nyuma yo kugeza icyifuzo cyabo kuri nyiricyubahiro Musenyeri Arkiyepiskopi wa Mwanza, ababarinabite bemerewe gutangiza paruwasi yabo ya mbere ahitwa i Rugende, aho nyine muri Arikidiyoseze ya Mwanza. Nyuma yo kwitangira, Padiri Mario yayigizeho umutima kuko yayifataga nk'impano y'Imana kuri Afurika. Yagiye ayitera inkunga ikomeye ku giti cye, haba kuyiragiza Imana ndetse no ku bijyanye n'ibiyifasha kubaho, nk'ibikoresho, amafaranga, ibitunga abapadiri n'inyubako. Mu mwaka wa 2015, Padiri Mario Maria Farikoni yarangije inshingano ze zo kuyobora umuryango w'abapadiri b'ababarinabite ku mugabane wa Afurika, ariko akomeza gukorera ubutumwa bwe muri Afurika n'ubwitange bukomeye nk'uko bisanzwe, atitaye ku myaka ye y'izabukuru. Ibi byose Padiri Mario Maria Farikoni akaba abikora agamije guteza imbere umuryango w'abapadiri b'ababarinabite by'umwihariko na Kiliziya yose muri rusange. Ibi byose akomeza kubikorera ngo aho akorera ubutumwa bwe muri paruwasi ya Muhura. Iyi paruwasi akaba afitanye nayo igihango kuva mu myaka 30 ishize, nk'uko twabigarutseho mu bice bibanza. Rero turangije iki gice cya gatatu n'icya kane kiganisha ku nshingano za Padiri Mario Maria Farikoni
nk'umupadiri w'umubarinabite muri Afurika, nk'umunyakigega ndetse nk'uhagarariye umuryango w'abapadiri b'ababarinabite muri Afurika, twakwita uyu munsi mu rurimi rw'igifaransa pere provincial. Nimucyo rero tube dusubikiye aha, tuzaza tuganira kandi dutega amatwi ubu buzima bw'incamake ya Padiri Mario Maria Falconi, by'umwihariko nk'umurinzi w'igihango hano iwacu mu Rwanda. Nta gushidikanya rero yabaye urumuri rwa Kiliziya, ariko kandi aba n'urumuri rwa Afurika by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda, aho dukomeza gusogongera amateka ye, ariko kandi tutibagiwe n'abarenga 3,000 abakristu, abaturage b'u Rwanda barenga 3,000 yarokoye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hano iwacu mu Rwanda muri paruwasi ya Muhura. Ubu ni muri komine, ubu ni mu karere ka Gatsibo, ntabwo bikiri komine, ahubwo ubu ni mu karere ka Gatsibo. Paruwasi yo iracyafite izina ry'umwihariko ari ryo Muhura. Ni mucyo rero munyemerere dusubikira aha, dukomeze n'isengesho riri mu rurimi rw'igifaransa, acte d'engagement. Isengesho ry'umubyeyi, umubyeyi mubona ukikiye umwana, isengesho rya Bikira Mariya dukomoraho ubuntu bw'Imana. Mu rurimi rw'igifaransa byakumvikana neza, c'est Marie Mère de la Divine Providence. L'acte d'engagement au nom et à la gloire de la très sainte Trinité, qui t'appelle Mère du Christ sauvé et même de l'humanité à sauver, de la conscience de mon indignité, mais à toute confiance et à ton aide maternelle. Moi qui, par le baptême, vis déjà dans les mystères du Christ et de l'Église. Je me remets aujourd'hui totalement entretenu, ô Marie. Je vais avec toi cheminer, avec toi coopérer dans l'Église et au salut de l'humanité, avec toi conduire à ton accomplissement jour après jour. Mon engagement d'amour et de service de mes frères, avec ta foi pénétrante, avec les témoignages évangéliques de ta vie, avec la gêne par laquelle tu les aimes, tout comme des fils, en sorte que moi aussi, je les entraîne tous à ton cœur. Transforme-moi poulet avec la grâce de l'Esprit Saint, ma vie et chacune de mes actions, à continuer acte d'amour et d'offrande, prolongez en moi ta maternité de grâce pour le présent et pour l'avenir éternel de toute l'humanité. Ô Mère, accorde-moi de te connaître en profondeur, introduis-moi en tes silences si féconds, fais-moi participer à ton œuvre disponible envers le Seigneur et ta délicate solitude envers mes frères. Donne-moi un cœur pour l'aimer et continuer de vivre en moi ta passion du salut. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Nyagasani, turaje ngo tukwereke iri sengesho n'ibikorwa by'abana b'abantu bagiye bagutunganira, kugira ngo byibura uturongere impuhwe, utitaye ku bibi bw'ibyo tugukorera, ahubwo ku bubi bw'ibiri mu mitima yacu, udukirishe ibi bikorwa bya bagenzi bacu ndetse n'ubuntu bw'Imana n'ubuntu bw'umubyeyi Bikira Mariya. Nyagasani Yezu, turakwinginga ngo uhanagure ikibi cyose mu mibiri yacu, usukure roho zacu, tugukorere ubutitsa tutiziganya, kandi Nyagasani uduhe gukomera ku buhangange bwawe, duhamye izuka n'urupfu byawe. Nyagasani, duhe umutima wakirana bose ibyishimo, urandure urwango mu mitima yacu, uduhe gutanga imbabazi kuri bagenzi bacu, ari abatwitwaraho neza ndetse Nyagasani n'abandi batadufitiye urukundo. Turabasabira urukundo, ibyishimo, ineza n'amahoro, kandi by'umwihariko turabasabira imbabazi. Duhe kubohoka, tubababarire, tutitaye ku bibi bw'ibyo badukoreye, bityo natwe bizatubere umuti udukiza. Mubyeyi Bikira Mariya, turakwinginze kugira ngo ubanguke wakirane ubwuzu iri sengesho dutuye umwana wawe Yesu Kristu. Ryakire urihereze kuri altari yo mu ijuru, maze umwana wawe hamwe n'abamarayika na roho usakaye ku maturo y'umwana wawe ritagatifuzwe, rigaruke riduhindukire umuti udukiza kuri roho no ku mubiri. Ni koko Nyagasani, ntawakwiyambaje ngo abure igisubizo, ntawakwiyambaje ngo akomeze arware. Dore Nyagasani, imitima yacu iraremerewe, dore Nyagasani, imibiri yacu yuzuye indwara. Twongeye kukwereka kandi n'uyu urumuri rwacu Pere Maria Farikoni, kugira ngo umufashe. Ararwaye muri iki gihe, ari gukorera ubutumwa mu Butaliyani atanga isakaramentu ry'imbabazi. Turagusabye kugira ngo umukize uburwayi bw'umubiri, ariko kandi niba ari aho atagutunganira kuri roho no ku mubiri, nabyo ubihanagure kandi umukomeze. Turagusaba kugira ngo abahe isakaramentu ry'imbabazi, Nyagasani aribahe mu izina ryawe nk'uko adahwema kubikora, kandi ribahanagureho ikibi cyose n'icyaha cyose, byaba ibyo bashaka kuvuga n'ibyo badashaka kuvuga, ibyo bibagiwe ndetse n'ibindi Nyagasani byose, za karande z'imiryango n'ibindi byose Nyagasani biri hano ku isi, ibyo twagize ibigirwamana mu mitima yacu, Nyagasani ubirandure. Rero abakristu bose urumuri rw'imbaraga zawe, ubahe amahoro, ubahe ubushobozi bwo kugukurikira batiganda. Turagusaba kugira ngo Nyagasani utwuzuzemo imbaraga zawe, uduhe ukwemera kwawe, kubera ko dufite ukwemera gutandukanye, Nyagasani kutaganisha gushaka kwawe. Ngaho banguka wite ku buzima bwacu, banguka wite kuri roho zacu, banguka wite ku bwenge bwacu, banguka wite ku byo tugusaba, banguka wite ku bikorwa byacu, aba ari wowe wikorera, aho kugira ngo twebwe twishyire imbere. Tubigusabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Nyagasani Yesu Kristo, tugusabye umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.
Nyagasani tuzarwa